Ubucuruzi bw'imitungo koranabuhanga buragenda bwiyongera, ariko hanagaragara uburiganya bwateje igihombo abaturage. Ese Abadepite babikozeho iki? Ikaze mu nteko in 60 seconds. Abadepite batuye itegeko rigenga ubucuruzi bw'umutungo koranabuhanga rigamije gushyiraho umurongo uhamye kuri iyi ngingo mu rwego rwo kurengera abaguzi n'abashoramari no guteza imbere ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga. Iri tegeko rishyira imbere kurengera abaturage, aho rigamije gukumira uburiganya n'ubujura byagiye bigaragara mu bikorwa by'imitungo koranabuhanga, cyane cyane bishingiye ku mashyirahamwe asezeranya inyungu nyinshi mu gihe gito azwi nka pyramid schemes. Ibi bizafasha gufungura amayira ku ishoramari rishya n'udushya mu by'imari n'ikoranabuhanga, bifasha n'u Rwanda gukomeza guhiganwa ku rwego mpuzamahanga, aho riteganya ko ibigo byose byifuza gutanga serivisi z'imitungo koranabuhanga bigomba kubanza guhabwa uruhushya n'urwego rushinzwe kugenzura isoko ry'imari n'imigabane. Iri tegeko rigamije kubaka urwego rutekanye kandi rwizewe rufasha abaturage n'abashoramari gukoresha amahirwe arimo, hirindwa uburiganya n'ibihombo bikunze guterwa n'imbuga mpimbano. Ntuzacikwe n'inteko in 60 seconds y'ubutaha.